sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie umo ukao ndani yake. Ariko reka mbabwire ukuntu umugambi w'Imana ari mwiza. Reba ukuntu Mose mama we yananiwe akamushyira mu kato, mushiki we nawe akamwitarura ngo arebe ikiri bumubeho. Hari igihe ujya kubona ukabona abantu bakwitaruye ngo barebe ikiri bukubeho, ariko nta kindi kizakubaho ni neza y'Imana. In the name of Jesus. Kubera ko Imana yo ntabwo igira ruswa, Imana ntabwo igira mu nyangire, Imana ntabwo ireba ngo uyu nguyu avuka aha. Twese idufata kimwe. Icyakora ijambo ravuga ngo abera bo mu isi bonyine nibo fura Imana yishimira. Haleluya, haleluya. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Uyu rero ni umunsi wawe n'uwanjye kugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana, tuvuge iby'imbaraga Imana yakoze. Amen. Hano tugiye kubanza dusengere ibiganiro tugiye kugirana, dusengere n'imitima yacu kugira ngo ibashe kwakira. Mwami Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, ufite ubushobozi bwo gutabara. Uyu mwanya iri ni ijambo ryawe, riraturuta ubukuru twese duciye bugufi kugira ngo ridufashe, rifashe imitima yacu kandi ritwunganire aho twari tunaniwe. Duhagaritse kirogoya yose yaboneka kubangamira umuntu wese ushaka kwakira ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo turaritse Mwuka Wera ngo abari we urishorera, abari we uriyobora. Imbabazi n'ubuntu bw'Imana biganze muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndashaka kuririmbira Imana, kandi ndaririmbira Imana indirimbo njya nkunda kuririmba yanjye. Iravuga ngo sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie umo ukao ndani yake. Haleluya. Aya magambo aramfasha cyane. Undi muririmbyi aravuga ngo yaturemeye kumuhimbaza, turabimushimiye. Ubundi nta kindi kintu cyanezeza Imana nk'uko wakora ibyo yishimira. Amen. Amazina yanjye rero ni Nyiramukiza Betty, nk'uko bisanzwe nkorera umurimo w'Imana Kacyiru muri Chapelle Internationale muri ADPR. Hanyuma rero nezezwa cyane no kuzabona ubwami bw'Imana. Ndabizi yuko hari abo ngiye kubwira ijambo ry'Imana bimbata z'Imana bagenzi banjye. Icyo nabasaba, mureke twikomeze ku mwami wacu azatugirira neza, kandi ikindi ureke gucibwa intege n'ibyo uri kunyuramo. Tugiye kureba umukozi w'Imana Mose ibintu yanyuzemo. Byari ibintu bikomeye. Turebe mu ivuka rya Mose byagenze bite, ese byarangiye bite. Ibi byose biba biri muri plani y'Imana kugira ngo ikuze umuntu imugeze ku rugero rukwiriye. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero mbasabe mukore subscribe, share, like na comment kuri Arabohora TV.
ibi iyo ubikoze uba ushyigikiye ubwami bw'Imana, uba ushyigikiye abantu benshi kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho. Murabizi ko kugira ngo ijambo ry'Imana rikorwe hari ibyo bisaba. Iyo ubikoze gutyo rero n'ikindi cyose umwami agushoboje kubwo gushyigikira ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa ngo bwamamare, uba ugize neza. Mbibutse yuko hari igihe abantu bavuga bati hari izindi nyungu, nazo inyungu dufite ni ukwamamaza umwami Yesu, kandi turabizi yuko ibintu Imana ishoreye bigira imbaraga. Imana ibaha umugisha. Dusome mu Kuva ibice byaho 2, turasoma umurongo waho wa 3. Haranditse ngo turahera ku murongo wa 1. Kuva ibice 2 haranditse titre ngo Mose avuka, umukobwa wa Farawo amurera. Imana itugirire neza. Hano haranditse ngo umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, ashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abajabe bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira. Aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Uwo mukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa wa Farawo aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Amen. Ahangaha dufite intego ivuga ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Uyu ni Mose avuka. Imivukire ya Mose yaragoranye. Mose aza kuvuka, ntago nifuza gutinda mu mateka, ariko uyu Mose yaravutse. Amaze kuvuka yavutse mu gihe kibi, avuka abana bari kwishwa b'abahungu. Ahangaha rero havuga uburyo ngo ananiwe guhora amuhisha. Uwo ni mushiki wa Mose. Ahangaha havuga ngo uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Uyu mama wa Mose yaramubyaye, amubyara kuko byari ibihe bibi bari guhiga abana. Aramuhisha amezi 3. Amaze kugenda yihishahisha ajyana nawe, umwana ntiyabura kurira, ntiyabura gukorora mu bihuru, murabyumva namwe. Ariko igihe kiza kugera ngo arananirwa. Amaze kunanirwa rero amubohera akato. Imana itugirire neza. Amaze kumubohera akato ngo agashyira mu rufunzo, agashyira mu ruzi. Imana idusure. Aha haravuga ngo ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Urumva mushiki we yari afite impungenge ko Mose ari bupfe. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko igihe umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe ntacyo waba. Uyu Mose yabayeho mu buzima busa naho bukomeye. Aka kato akabamo. Baragaragaza uburyo banagahomye. Ibi byose barahomaga ngo barebe ko uyu mwana yabaho. Ariko ndashimira Imana igibeshaho abantu bayiringira, igibeshaho abantu bari mu mugambi wayo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Ushaka kuvuga ngo ukomeje gute n'ibintu ndi gucamo? Oya, reba icyo Imana igambiriye. Uyu Mose abibamo. Ariko nubwo yabaga muri aka kato, mushiki we nawe akamwitarura. Bishatse kuvuga iki? Tubizane mu buzima busanzwe. Hari igihe abantu bagufasha, bakakugirira neza, bakagufasha kugira ngo ubuzima bugende neza. Ariko igihe kikagera bakananirwa.
urumva nawe barananiwe, bamuhisha amezi bigezeho barananirwa. Nubwo ubona abantu bananiwe rero wibarenganya, ahubwo ni igihe cy'Imana kugira ngo ikore. Amen. Duhereze Yesu icyubahiro. Iyo ndi muri iri teraniro numva nezerewe, ni igihe cy'Imana. Imana iravugana nawe ngo ni igihe cyayo kugira ngo yikore, kandi Imana yo ntikenera izindi mbaraga z'abantu, yirihagije. Amen. Hari ijambo bakunda kuvuga ngo Imana ifasha uwifashije. Ntabwo ari byo. Mbese Imana wayifasha iki? Ntekereza ko iyo babivuga baba bashaka kuvuga ngo wowe zana umutima wawe wemerera Imana, ariko Imana ifite imbaraga zose zo kuba yanawufata wananze. Yesu ashimwe cyane. Aha rero haravuze ngo umugambi w'Imana urakomeje. Mose bamubohera ako kato. Birashoboka ko bakuboheye akato, birashoboka ko hari akato wicayemo abantu batanareba, ariko icyo nkundira Imana, ananiwe guhora muhisha, Imana ituma uriya mukobwa wa Farawo amanuka ajya koga. Ntiyajya kogera mu nzuzi nziza, aragenda ajya kwivuruguta muri cya kiziba kugira ngo akubitane n'akakato. Niko Imana igiye gucisha inzira ahantu utayitekereza, ariko igakemura ikibazo ufite, yizamurira amaboko. Niko Imana igiye gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Amen. Ibi bintu mbabwira ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba barahishe Mose bakananirwa, Imana ikishakira izindi mbaraga zayo, ikohereza uyu mukobwa wa Farawo. Amina. Ariko reka mbabwire ukuntu umugambi w'Imana ari mwiza. Reba ukuntu Mose, mama we yananiwe akamushyira mu kato, mushiki we nawe akamwitarura ngo arebe ikiri bumubeho. Hari igihe ujya kubona ukabona abantu bakwitaruye ngo barebe ikiri bukubeho, ariko nta kindi kizakubaho ni neza y'Imana. In the name of Jesus. Kubera ko Imana yo ntabwo igira ruswa, Imana ntabwo igira mu nyangire, Imana ntabwo ireba ngo uyu nguyu avuka aha. Twese idufata kimwe. Icyakora ijambo ravuga ngo abera bo mu isi bonyine nibo fura Imana yishimira, abera bo mu isi. Amina. Mushiki wa Farawo aramanuka. Nkunda Bibiliya cyane, niyo mpamvu iyo mvuga iri jambo ubona hari igihe bindenga nkazamuka cyane. Aramanuka abwira abajabe ngo barimo bagendagenda ku nkombe ya rwa ruzi, ngo arangije abona akantu k'akato kari mu mazi, kari ku nkombe y'uruzi. Ibaze, ni uruhinja, ari mu kato, ari no mu mazi, ariko Imana izi kurinda. Uyu mwana Mose ntiyarwara umusonga. Wumva umugambi w'Imana. Amen. Kuba waraciye mu bintu bikomeye ni byatumye Imana itakugira uriwe. Haleluya. Ushobora kumvira ijambo nawe warakuze nabi nka Mose, ariko warakuze, Imana iguha n'akazi keza, ariko kuki uri kwibagirwa ya neza y'Imana ngo witure Imana, uyikorere, uyitambire. Haleluya. Abantu barananiwe, Imana ikwifatira akaboko irakujyana ikugeza mu kazi urakabona. Imana ishimwe. Igihe wabonaga imibereho yanze, Imana yarururutse ibana nawe. Ushobora no kubyumva reguri na ministiri zebo nibabayeho nabi. Hari ubuhamya bumwe tujya twumva ko nabo baciye mu bintu bikomeye, kandi nibyo niko ubuzima bwubatse. Ugaba warasafarinze ugaca mu buzima bubi, ariko iyi saha Imana ikaba hari icyo yakoze. Nta kindi kintu Imana igushakaho, ni ukugira ngo uyizanire abantu kuri yo, bayihindukirire, bayikorere. Amen. Akazi waba ukora uko kari kose, Imana irashaka ko uyihesha icyubahiro. Amen. Ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba uri umwarimu, ushobora kuba ukorera na leta n'akandi kazi, uri umusirikare, uri umupolisi, uri umuganga, icyo uri cyo cyose. Icyatumye Imana igushyiraho ngaho ni ukugira ngo ugire ibintu utunganya kandi bidatunganye, kandi ugarurire n'abantu kuri Kristo. Amen. Reka rero kunanirwa,
reka kunanirwa nk'uko uyu yananiwe. Biravuze ngo ananiwe guhora amuhisha amubohera akato. Birashoboka ko hari akato wabohewe aho hantu uri, ariko aka kato tugomba gusenga mu izina rya Yesu. Aka kato nako kakabonerwa igisubizo. Amen. Kubera ko uyu mukobwa wa Mose, uyu mukobwa wa Farawo yiyumviye icyokere icyokere, yumva arashaka koga. Kumbi we ntiyarazi ko agiye gukubitana n'icyo Imana ishaka kumukoresha. Agezeyo ahita abwira abajabe ngo nimuzanire kariya kato. Apfunduye abona n'akana karimo. Akana nako kamenya ko igihe cyo gutabarwa kigeze, kararira wa. Ubundi se kari muri ariya mazi kaririraga nde? Kari mu kato, kari no mu mazi. Buriya wenda karanariraga kakabura ugahoza, ariko kuko igihe kigeze karize, umukobwa wa Farawo akagirira impuhwe aragatwara. Noneho mushiki we kuko yari yamwitaruye yari hafi aho, aragenda abwira umukobwa wa Farawo ati se sinakuzanira umuntu wamukurerera. Haleluya. Reba igitangaza, umwana kurerwa na mama we. Ibaza ariko akanahembwa. Umva ukuntu Imana idaboringa. Haleluya. Ibikuba kabiri, arerwa na mama we, agahembwa n'umushahara, kandi ubwo akajya niherera akamwihera n'akabere ati yendere mwana wanje, nubwo turi mu butayu buzarangira, Imana izatugirira neza, turi Abisirayeli bukuri. Amen. Akajya mwosa, Mose akajya yonka amashereka ya mama we, yaragize akanywa na za nido zo kwa Farawo, nabibaza umwana w'umwami. Ibiryo byiza byose, ahantu heza yarahatembereraga Mose. Reka outside sinakubwira. Mose Imana imutwara kwa Farawo ku mukobwa we kugira ngo yige uko ibwami babaho. Ubundi ukwiriye kwiga uko abantu bajya ibwami bamera, bavuga bate, bambara bate, bagenda bate. Imana yatozaga Mose ko azacungura ubwoko bwa Isirayeli. Haleluya. Rero ikintu cyose ubona ucamo gifite impamvu. We tuza umenye ko umugambi w'Imana ukomeje. Amen. Aramurera, akajya amuha akabere, byose byiza by'ibwami arabibona. Mose arakura, Imana ishimwe. Murumva umugambi w'Imana udakomeje? Akurira ku mukobwa wa Farawo. Avuye hehe? Mu kato. Mose amaze gukura akajya areba iyo migisha yose, akareba ubuzima bwiza abayeho, ariko akajya areba ukuntu Abisirayeli babakoresha uburetwa, akababara. Imana rishobora gukora ikosa ryo kugukoresha icyo udashoboye. Oya, yamukoresheje icyo ashoboye. Yarabirebaga akajya yumva ishaka Mose. Imana iha umugisha Mose. Akajya yumva agize icyo, ati reba ukuntu bene wacu babakoresha uburetwa. Arababara. Igihe kimwe amaze gukura ngo yanga noneho kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Aravuga ati shwi, jyewe ndi Umuheburayo. Haleluya. Harabyanga. Ari ibintu ukwiriye kwanga. Ukwiriye kwanga ubuzima bwa Satani, ubuzima bw'icyaha, ukabwiyambura. Amen. Nibyo koko wakora ibyo byawe ukabonamo izo nyungu zirahari, ariko byiyambure. Ugenda ujye muri bene wanyu w'Abaheburayo, ugenda ujye mu nzu y'Imana. Amena. Arabyiyambura, aragenda ajya gucungura ubwoko bwa Isirayeli. None wowe Imana yagushyize aho hantu uribagiwe. Muri Esiteri haravuga ngo hari aho yavuze, hari aho uriya Morodekayi yamubwiye ngo Esiteri, ushobora kugira icyo ukora Abayuda tugatabarwa, ariko nubwo utabikora turabizi neza ko Abayuda tuzatabarwa. Amen. Arangije ikintu nakundiye bano Bayuda biyirije ubusa barasenga, ngo migeze ku munsi wa gatatu Imana ikora ibikomeye. Haleluya. Ariko watakaje no kwiyiriza, ongera wiyirize ubusa. Ubundi igihe twaririye ugahera ku wa mbere urya, uzarye ni byiza, ariko ujye ufata n'umwanya wo gusenga Imana. Yesu ashimwe. Nta mugaraguru utashebuja. Niba Yesu yariyirije, wowe wishingikiriza kuki? Uri mu ntege nkeya pe. Imana igusure. Ntabwo ndi burambirane. Icyo nagira ngo mbabwire nuko umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe. Ushobora kuba Satani yarakwihugikanye akakubwira ko birangiye. Nta mpamvu n'imwe. Nubwo uyu yananiwe nk'uko ijambo ribitubwiye, akananirwa kumuhisha, Imana yaramuhishe. Imana se wowe ntiyaguhishe? Reba ubuzima yaguhishemo. N'ubu bwubayemo iraguhishe. Ifite na gahunda yo gukomeza kuguhisha. Amen.
ubuzima bukomereye abantu burabashaririye, ariko muhumure bene data, Imana twizeye izakora imirimo n'ibitangaza. Mureke dufatanye dusenga Imana. Ananiwe guhora muhisha amubohera akato gafundikiye. Hari igihe waba warabohewe akato ukaba utabizi, ukajya wibaza utariko ibintu biri kumbaho n'ibiki, kumbi wibereye mu kato. Ikibazo gikomeye ni ukutamenya kukarimo. Ubundi wamenye ko karimo wanatuza ukarindira kukubitana neza n'umugambi w'Imana. Ndagira ngo ngufashe muri ubu buryo. Aka kato gashobora kuba ari ibiguzi runaka uhabwa kugira ngo ukore ibyaha. Aka kato gashobora kuba ari ikigeragezo koko cyaje, ariko hari icyo nemera ko abageragezwa nk'uko Imana ibishaka babitse ubugingo bwabo uwo muremyi. Ariko nanone niba ugeragezwa ari wowe byaturutseho, birakwiriye kuko sora aho ngaho ukabwira Imana ngo Mana mbabarira. Reka ndangize mvuga ngo uwifuza ko twasengana Imana, uwifuza ko twamufasha gusenga kugira ngo Imana ikomeze icyo yagambiriye ku buzima bwe kandi mukureho uburetwa bwa Satani. Erega uburetwa nta kindi ni uburetwa bw'icyaha. Ubundi utubahirije neza inshingano yawe, Satani abagukoresha uburetwa. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, humugisha umuntu wese wumvise iri jambo, kandi udatunganye utejejwe umwezi umutunganye. Uri mu kigeragezo Mwami wavuze ko ari wowe ngwate uzatwishingira. Mwuka wera ishingire ubwoko bw'Imana mu gihe nk'iki. Turagushimiye kuko ubyumvise. Dusenye gukora kwa Satani, twirukanye indwara z'ibyorezo mu gihugu cyacu. Turasabye Mwami ngo uturamburire amaboko utubere Imana. Turagushimiye icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Shalom.